ariko se niba indaya y'i Kigali zindaya yo muri Kongo, kubera icyo umukristo w'i Kigali atamenya umukristo wo muri Kongo? Dufite abakomediye tugira ngo nabavuga butumwa, nta mwanya mfite wo kuza kubashyushya ahangaha. Shaka kubabwira ko tuzajya mu ijuru, kandi abazajyayo bagomba kuba bafite ibibaranga byo kuza nkirwa mbagiserera nyeganyeza mugenzi wawe muhobere baraguhobera ngo bigende bite. Hakenewe abantu mw'iki gihugu bafata umweru bakawita umweru, umukara bakawita umukara, ubutumwa bwiza bukaba ubutumwa bwiza. Yo kwirirwa abantu bapfundikanya tubwira abantu ngira bazamuye, ibajyanye he? Ubu muri kushaka kuzamuka mujya he? Haye visa se babagani bo nibazigira, nibaho umwuka wera, ibindi bizaza bitwongerera. Ubu koko imyaka ufite n'amashuri wize, ubu ukeneye kumva baguhanurira ngo Imana iguhaye umugabo, none yakuremye ngo uzabe igiti, izamuguha akazi. Imana iragafite.